umuntu nkuriya nanone kumuhishira atukana gutya ni no kuburira nabandi kuko nge franchement nge byarantunguye kabisa nikora namanure hejuru turebe nge byarantunguye Alisati Sadateleyo niko yanditseho kuva kera ntabwo ari nimero ntunzu umuntu waramubwira ati nyereka kuri wowe turebe ngafatiyeho aka niko navuga kagaragaza ibyo byose ni ikiganiro kirekire ati vana za bwana aho ngaho wamwicanyiwe muzamwitwaza mikro ngo mujye aha mubaga abantu nimuragiza uze uvuge ubusango bwana toka shitani navuze ni none niba utari bwana uri madamu toka shitani toka shitani mucyubahiro abantu tukugomba rwose urumva amagambo nta muntu wayagukekera nje ni kuri anniversary baga abantu bamwicanyiwe yaje anniversary kuri ibyo bintu ni kuri anniversary ibyo bintu bikwiye umuntu w'umukapo nkawe 2:01 nagiye kubona mbona link iraje nta nubwo duheruka kuvugana telefone yanjye ngiye twaheruka kuvugana muhamagara mubwira nti ibi bivugwa ko wareze waduhaho umucyo araduha tuvugana hano rwose Ephraim ko ushaka ko tuvugana muri za radio ndavuga uko yavuze zishaka kugonganisha abantu no gufata uruhande namwani oya nticyakoza cyo muri Rayon Sport ntabwo baraduha umwanya kuko icyo gihe nayo nahamagaye Tadeyo namubuza tugira amahirwe Sadate nawe amaze kuvuga Tadeyo nawe araboneka ko naje kumenya ko hari indi radio Tadeyo yarari ubwo wenda nibwo niyo mpamvu atari yanyitabye nyuma aranyitaba buri ruhande rwose ruvuga ibyaro sinzi niba kuko namuvunye yaravuze ngo ariko urwo ruhande mwahaye umwanya siru cyangwa tutari kona twebwe duha impande zose turabanyamakuru ntabwo turi pro Muvunyi ntabwo turi pro Sadat ntabwo turi pro Tadeyo twavugisha impande zose wayavuze ati nta kibazo impande zose ntimwazumvise anga ikiganiro mugende mugisubiremo kuri YouTube kirahari ahita nyoherereza iyo link sinigeze nanayifungura kuko ibyo navuze ndabizi nanabisubiramo nibyo twavuze kandi nta nubwo iyo link baba barayeditinze ngo banyongereremo wenda ngo mvuge ko Sadat hari ibindi yumvisemo oya ni yacu kuri YouTube yacu rwose ahita iyo link arangije avuga ngo ntago uvuga amakuru urimo kuvugishwa na Kagiti ngo urahimba utuntu kubera inda nini nta bonjour ntaki wenda yicukuze niko yakubwira namubwira ntuzabaze neza Sadat uzabaze Fremu uzakubwira ko yantumye ngo mvuge ibyo yifuza uzamunyereka ndamubwira ntuwo singe habe na gatoya rwose kuko mu mwuga maze imyaka 16 nkora witangaza amakuru nihagira uza akavuga ngo Fremu naramukoresheje ahangaha aho nanyuze hose ndasaba imbabazi ntawe ndimo nibuka ngewe namubwira mbwiraho naguhimbiye mbwiraho nahimbiye arambwira ati nkubaze iki se icyo ntazi niki ngo urabwejagura kuri mikoro uvuga ibinyoma warangiza ngo nzakubaze ngo icyo najya kubaza gishya niki ngo iyo wadukiriye umuntu ukamukoraho ikiganiro cy'ibinyoma utanamubajije uba ushaka ko abaza iki kindi mugabanye ndamukoresha ubwenge numva bitangiye gufata indi ntera ntamwana ariko wibeshye namwana uwo ni njyewe ndamwana ibyo naguhimbiye utavuze utakoze cyangwa bitavuzwe nibiye no hatangiye kuvuga ngo namuhimbiye ngo ntamubajije kandi twari tumaze kuvugana twaramuvugishije tuvugisha nabamuvuye ahubwo twebwe twavuze twagende ku byo yari yatangaje ndamubwira nti sinabikurenganyiriza rwose n'uburenganzira bwawe kubyumva gutyo arakomeza ni byinshi ibinyoma muri ikimwaro ku mwuga w'itangazamakuru mwirirwa mubunzi bihuha gusa ngo pu yashyizeho pana uwenye uyu ni Sadate nzi uyu ni wa mugabo abantu bavuga cyangwa nundi ndavuga nti niba utavugamo na kimwe numvaga atangiye kuntera umwanya ndumva ari uguta umwanya ntimurakoze mugire icyumweru cyiza n'umuryango wawe
numvaga birangiye, ahita azana ibindi barakomeza. ndamubwira sinzi ari ifoto yazanye ashyizeho ibintu biri mu yawe se oya ni igishushanyo kiri ahantu gisobanura iki niba cyo gisobanura iki iyo ifoto imeze iteze Nicolas ko ari gukura ariko iyi foto niba ari ikirahure kiri ku bwonko bw'umuntu n'icupa ririmo ngo arukoro ndamubwira nti nyereka kuri wowe se turebe bwana president ngufatireho urugero. Nose nta caption iyo foto yari ifite nibwo nta caption ni ikintu yakuye nko kuri ni ikintu yakuye kuri Google. arambwira ati vana za bwana aho ngaho wamwicanyiwe muzajya mwitwaza mikoro ngo mubaga abantu nimurangiza uzuvuga ubusa ngo bwana toka shitani witumuza tsori madam none suri madam kuko warumubwiye bwana yaranze na bwana nutoka shitani ndamubwira nti urakoze wa mana we ni merci Dieu. Ni arambwira nanjye nari ntangiye kurakara ariko ngeraho ndigarura. Arambwira ati inda nini yishukuza namwe ni kandi ukiriho urumva nanjye nari ntangiye kurakara byabaye ibintu ndavana uyu ne Efrem uyu ni Sadate numva nanjye ntangiye guta umurongo ariko ndamwihorera azana ibintu birebire ngo ruswa sakavuga ko ari ndo yiguhaye tabizi singizi message ngo ubuhumbi 50 bukakuvugisha amagambo re ngo gatakazi kuzo wari umugabo ngo ababa ngo wampamagaye kandi rwose ndakwitaba no give up wangu ngo ndacyari wa wundi ndacyariho ndahumeka 50 tabani wese urayatanga ndumvuze n'umubare ariko wagwaye amakuru yakubeye ubaze neza ngo hoshi yewe ngo ababa namwani reka bwana Sadat ko kujya muri byije nakubajije ntibyo wabeshyewe ntibihe nge numvaga niteguye no kumuha umwanya mu kindi kiganiro nta n'ikibazo kirimo akavuga ati ahantu ABCD muri iki kiganiro mwarambeshye ndamwe ni rero urimo uratukana gusa ntimbihiriza no hereda ye ahamwe ngo kukubwira kubwejagura ibinyoma si ukugutuka ngo nukukubwira uwo ari we ngo uri umubeshyi muri byose ngo nakuri igitorosho gikoreshwa n'ibisambo by'amaye guri iki ngo ndi igitorosho gikoreshwa n'ibisambo kwa gitorosho namwanti merci president numvaga ndambiwe twari hashize nk'amasaha ngahe muri zi chat kuri WhatsApp ngo nimukavuga ibyo mutaze ngo mereso zikisobanuye wamubeshyiwe ngo toka ndamubwira nti sinari nanabonye ko wagize isabukuru ni joyeux anniversaire komeza utera imbere imigisha myinshi mu buzima bwawe n'umuryango wawe ni nabyo mwifuriza rwose ariko simwifuriza gutera imbere mu bitutsi ntabwo mwifuriza kuba expert mu gutukana bigeze ahangaha sinzi ukuntu mukavuze turi no kuri Rayon Sport nkagarukaho uyu ni umunsi wa nyuma w'umwaka conversation isirangira ntabwo yahise irangira ntabwo twifuza kwinjira mu wundi mwaka turi mu bintu nk'ibi ngibi nta kintu yigeze avuga twamubeshyeho ngo abe hari inzira binyuramo hari nabaje ngo wamureze muri ribo wagize gute ngo bigize icyaha okay bigize icyaha nyine reka rero ngewe nangize ikintu gito nabivugaho natangiye muga nti nta hantu Efrem yaraziranye na Sadat imbere bamenyanye kubera yuko Efrem ari umunyamakuru wa sport Sadat yarabaye president wa Rayon Sport n'ubu ngo nubwo atari president ariko aba muri monde ya sport n'umukunzi wari ugaragara kuri stade unayifasha ntekereza ko nta kindi kintu wenda kihariye bapfa kiretse niba wenda Efrem gihari se yari kwemera kutuvugisha isaha ninge wamuhamagaye Munyakazi twaramuhamagaye ahangaha tugirana ikiganiro isaha itugereraho tujya gutumika turamwinginga tugufatishije tugiye gutumika ihangane tugaruke mu kanya nta kibazo nzingirana na Sadat franchement rwose ibyo rero twavuze Sadat niba hari byatishimiye
wenda kumva harimo kumubeshyera, hari aho wenda niba iyo abishaka hari ahantu wenda yari kujya kubariza cyangwa se kuregera. Natwe dufite inzego zitugenga, dufite urwego rwacu, RMC irahari. Umuntu yaguharabitse, umuntu yakubeshyeye, umuntu yaguhimbiye, hari ahantu ushobora kujya kumwitwara. Barone no ngo kujya kwitwara, kujya kumurega, cyangwa se utanamurega aho ngaho. Iki gitangazamakuru gifite ubuyobozi, ukaba wamurega cyangwa se ugasaba yuko ubwiye umureza, tukaba twasanga yuko koko yagukoreye ayo makosa, nawe ushobora kuzanga akanagusaba n'imbabazi aho yabivugiye bya bintu. Ariko ibyo ngibyo ntabwo Munyakazi yigeze abikora, siyo nzira yahisemo inzira yo gutuka cyane bikabije Ephraim, ibintu mbona ngiye bitakwiye ku bantu bahujwe na siporo. Byarantunguye franchement, ku bintu bitakwiye n'ubwa mbere, ariko by'umwihariko noneho ku muntu mukuru nahoze mwe ngo w'umukapo ufite amafaranga, twebwe tubona nyine tubona nk'uyubashye ufite iyo respect. Ntabwo ibitotsi nk'ibi ngibi bikwiye umuntu nka Sadat Munyakazi. Ntabwo Ephraim ntekereza ko ari buze kujya muri iyo ribu cyangwa se ari buze kujya kurega kuvuga iki, uretse ko binabaye ngombwa nabyo yanabikora. Ariko sintekereza yuko aricyo kimuri mu mutwe kigambiriye. Ariko rwose ibi bintu ntabwo bikwiye. Si gushinja umuntu ruswa, kwita umuntu ngo arabaga, kwita umuntu ngo ni umwicanyi, kwita umuntu ngo ni mushinya ngo kurya amafaranga kararenzeho katoka shitani. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ntabwo bikwiye. Sadat hari ibyiza yakoze, narabivuze, nibibi nzabikora, nzabivuga kimwe n'abandi bose. Niba yumva ntari prowe yihangana, ariko ntabwo ari igihe cyiza cyo kuntuka. Sinange ngenyine mbizanye gutya kugira ngo n'abantu bamenye umuntu abo twirirwa tubona rimwe na rimwe muri urwo ruhu. Ntabwo ari ukumusubiza, ntabwo nje kumusubiza kuko naha mu gikare byarananiye, ndabireba. Ntabwo nje kumusubiza, ntabwo ari wo murongo wa Radio 10. Ariko abantu bamenye n'uwo muntu babyumve ko niho byavugiwe. Kari agaciyemo kugira ngo tunasoze umwaka neza, ibintu byarangiye. Ariko tunabisozaho nyine, ariko ntibikwiye kuko usibye kuba wenda bikwiye tuzi n'ihame rya siporo rya fair play, ariko siporo undi sitanya abantu nibunga nibahuza. Ashobora kutanyurwa n'ibyo twavuze hano. Sadat Munyakazi ni umusportif turamuzi, ariko inzira Hitimana yavuze zo kunyuramo wenda tubikosora cyangwa se nawe agaragaza uryo umuntu ko yahimbiwe yahabitswe cyangwa se yabeshye. Hari inzira zizwi nyine zo kunyuramo. Rero ntabwo inzira Munyakazi wahisemo ari nziza, kuko n'inshinga wakoresheje Ephraim n'undi wese zamuhungabanya, kuko ni umugabo wubatse nkuko nawe rwose bimeze Sadat Munyakazi. Ngenzi ko nkomeye. Rero uno mwaka wamugana wa Ephraim ikintu bita imvugo nahuye nazo nyinshi. Uyu mwaka no kurangiza ibibazo ntabwo imvugo yapfa kumpungabanya ngewe. Ariko nawe wenda arabyumva cyangwa se no kumva, ariko siyo ntabwo nyishyigikiye. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byo pe. Nabamvu nge mpamya yuko nawe yagasubiye inyuma akaya muri zino message akwandikiye rwose akareba byari bigombwa. Mu gihe maze mu mwuga n'ubwa mbere mpuye habeho rwose kongera Sadat yari nambwe rwose usaba imbabazi Ephraim. N'ubwa mbere mpuye n'ibintu nk'ibi ngibi, noneho n'umuntu utakekaga, n'umuntu utakekaga. Come on, ntabwo ari byo, kuko ari yumva nyiri ibintu nawe ukaba disappointed. Siporo ni ikintu, siporo ntirangira, ejo nawe se urumva byaramubwiye. Yaba wowe cyangwa giyo cyangwa ibintu wafashe umwanya ukandika isaha urajya kubwira umuntu ngo sabe imbabazi, urumva byaramubwiye. Amakuru kuri Sadat utamubeshyira, amakuru washatse ufitiye fact. Ni nko yavuga kuri Paul Muvunyi, ni nko yavuga kuri Tadeyo cyangwa se n'undi wese uri muri siporo. Ibi bintu iyo nza kuba narabibwiye Sadat akanuka kuriya nanjye nkahita muto, we yari kumva ameze ate?
niyo mpamvu yashyizeho ako kantu ngezemo ikikango no kumirwa ariko twavanse twinjire mu mwaka mushya harimo ibintu biri positive byiza niyo mpamvu yashyizemo ako kantu ntihabe umuntu agomba no kugira ibyo nenga mu 2024 bikajyana nabyo ibyo ndio kubwira umuntu w'umugabo ngo ni itorosho nijye yari amagambo numva umuntu mukuru atanavuga ngiye amagambo nyaje mu bana bo muri quartier yo mu cyaro muri kiriya gitorosho ibintu by'ututsitamera ngo agura kapunguje ikintu umuntu agura mu gashaka ko ni metero mu ituze takastari bwizege Yesu uwo mwita mu nyakazi nta kibazo nzi mfitanye nawe ni nayo mpamvu wemeye tukavuga ntekereza ko tugifitanye atari kwemera ko tuvugana abamuhaye link Bwana Sadate gerageza rwose uzashaka ibyo bimenyetso aho twakubeshyeye byatambutse ahangaha mu rukiko n'ubundi kubinyomoza cyangwa se gushyiraho umucyo nawe ubwawe waza ukabivuga tukaguha umwanya ukagaragazaho ibyo twavuze bidakwiye hari inkora yifiteho ndizera warabyohereje umaze kuyumva neza rwose turiteguye hanyuma ikindi ntiwikange baringa niba ari abanyamakuru wenda mukorana uzi wayobora niba hari abanyamakuru uzi uha amafaranga niba hari abanyamakuru uzi bahabwa amafaranga ahandi ntukikange buri muntu wese ko ari komeza buri munyamakuru wese ko ari komeza byaba byiza kurushaho tukabana mu mahoro ntabwo siporo Sadate tudafite aho duhuriye twabanaga muri siporo umuntu usanzwe yajya kuri match tukajyana hari na match y'Urubavu twigeze kujyana kera yari akiri perezida twaraganiraga n'ubu twaganiraga kugeza kuri iyi chat aho twahuriraga interview wamwakaga ntiyayikwima ntabwo rero ara n'umuntu abiciteka ko mutazongera gutukana nako kuvugana ntabwo navuga ko mutuzajya kuvugana ko muzavugana tuzavugana rwose nitunahura nzamusubiza ahubwo we akeneye ikintu kimwe nta kibazo ariko aya magambo ntabwo ari meza Bwana Sadate